atari none se ibyo bitaraba mwari mubanye neza nta kibazo cyari gihari, nta kibazo cyari gihari. Dore nibyo njya nkubwira nti akaje karemerwa. Ubwo nyine niba hari uwamubwiye ati fata inzira wigendere, nyine yagiye ryari se agiye ku muhanda se no kujya kugira ihabone yihigira nagenda nte naba nyine kwa kundi wagendaga ntibigikunda, ntabwo byakunda, urumva ntabwo byakunda. Ubu ngiye natawe Kabutindi yamuteye kuvuga ngo aragiye, sinzi byari byo, sinzi nta gusezeye, nta kubwiye ati ngiye gushakisha wa mugani we. Iminsi ishize ari 3, none se muri iyo minsi 3 wambwira uko afite gahunda yo kuzagaruka kureba abana? Umbwiza ukuri, ubu ngiye gusara byose bikureba uruhu, ngiye gusara kuko ibintu mfite mu mutwe wanjye ni ibintu byinshi. N'imyaka wari ufite, imyaka nari mfite ntabwo ari yo kurera impinja, urabibona. Ariko ni ukuvuga ngo ubu nyine nongeye subiye hasi. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Irakanezere ko meze neza mwese aho muri, arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje. Ndashimira buri wese utanga inama n'ibitekerezo muri comment. Hari benshi mugira inama bakazigenderaho mu buzima bwabo bwa buri munsi bikagira icyo bibafasha, kuko buri ikintu cya mbere ni inama. Iyo tuvuze ngo ubufasha, ntago ubufasha ari amafaranga cyangwa ari ikindi kintu utanze. Ushobora no kujya muri comment kwandika inama, ukamugira inama akavuga ati Mama Vanessa wabigenza gutya bitewe n'ikibazo wumvise afite, nabwo ugasanga umukoreye ikintu kinini cyane. Uyu munsi ndi hano kumwe na Mama Vanessa ariko mu buryo bitameze neza. Mperuka hano ari ibyishimo, dushima Imana, dushima n'umugira neza wari washije kugira icyo abafasha, ariko nyuma yaho nyine byaje kugenda ukundi kuntu, ntibyagenda neza nk'uko byari bisanzwe. Ariko havutse ikibazo hano, arambwira ati Mama Keza uze kuza mubwire ikibazo nahuye nacyo kandi kinkomereye, kinakomeye cyane kurusha n'ibindi byose yagize. Muri kano kanya turi kumwe, murabona ko ari ufite abana, undi ari mu nzara asinziriye. Reka tuganire nawe atubwire uko byamugendekeye. Gusa yabimbwiyeho numva birambabaje, ariko ndavuga nti reka tubyumve twese kugira ngo n'abadukurikiye namwe mugire inama mwatanga ku rundi ruhande, cyangwa se n'ubundi bufasha bugiye butandukanye uwabugira yagira icyo atanga. Mama Vana, ngo byagenze bite? Ndeka wa mukobwa we ko ndeba umugore nawe yansigiye abana, warushye ntaruhuka. Byagenze bite? Ngiye kuri telefone wambwiye ngo nze nirukanka ngo bagusigiye abana, ngo nshake nta nkura bibero. Ndavuga se bibero Mama Vanessa ni iki ku mwana abana afite mama wabo? Nyine no kuvuga ngo yavuye mu rugo ambwira ngo hagiye ku muhanda araje. Ubwo ndangije ndamutegereza ndamubura, ijoro ryose ndarangigirana n'abana. Yatashye se? Reka ntabwo yigeze ataha. Naraye ndwana n'abana barira kugeza na n'ubu ngubu. Ubu nataye umutwe ngiye nawe nuko nabigenza. Byabaye ryari ngiye ko navuye hano ejo bundi? Byabaye muri iki cyumweru kigiye gushira, niba ari kuwa 3 niba ari kuwa 4, ni kuwa 3 niba atari. None se ibyo bitaraba mwari mubanye neza? Nta kibazo cyari gihari, nta kibazo cyari gihari. Dore nibyo njya nkubwira nti akaje karemerwa. Ubwo nyine niba hari uwamubwiye ati fata inzira wigendere, sinzi nyine yagiye ryari se agiye ku muhanda se agiye guhaha? Yagiye ari nimugoroba, agiye nimugoroba avuga ngo agiye ngo kuzana niba ari iki. Ndamubwira nti genda nk'ibisanzwe. Ndangije rero ndamutegereza nyine ndamubura ijoro ryose. Hari icyo yajyanye se nk'imyenda? Ntacyo, nta kintu yajyanye, yagiye gutyo gusa asigira abana ninjoro turara turuhanya. Sinzi ikintu ndi kwibaza, umuntu ejo bundi twari turi kumwe tubona seka nta kibazo agira ati warakara ufite agaciro mu nzu, umugira neza yaragize icyo akora, mbona nta kibazo, mbona nawe yishimye agasura kagarutse. None si yo nama ninde wayimugiriye? Ntabwo nzi wayimugiriye, sinzi uwo ari we, sinzi ibyari byo. Mbese nanjye ubu narumiwe none se katanasanze papa wabo abataye banagiye. None se ubwo yasanga papa wabo gute kandi n'abana yabansigiye yasanga papa wabo gute? Ubu ngubu ari ibibazo nifitiye ngewe. Ubu ngubu bimaze kunshanga uri abana suri kubaha icyo uri kuba abana. Hari umuntu wanyemereye kujya mpa intuze y'amata, litiro y'amata, nta bebero nta nantwa.
ubwo ngubwo nayo iyo maze iminsi mbahesha ni bebe rimwe umuntu nayo yantijije, ubwo mba nacometse umwe undi nawe akabararize, undi nawe nkaba ndamuhaye. Mbese dore twirirwa uko umureba uko twirirwa muri uru tukarara muri uru, sinkibasha no kujya kugira aho nihigira, nagenda nte naba nyina kwa kundi wagendaga ntibigikunda, ntabwo byakunda, urumva ntabwo byakunda. Ubu ngiye natawe Kabutindi yamuteye kuvuga ngo aragiye, sinzi byari byo, sinzi nta gusezeye, nta kubwiye ati ngiye gushakisha wa mugani we. iminsi ishize ari 3, none se muri iyo minsi 3 wambwira yuko afite gahunda yo kuzagaruka kureba abana? Uyu ni umuruho nyine, uyu ni umuruho, rero muzamura. Noneho si n'umwe, babiri byibura niyo avuga ati reka ntware umwana umwe, ni babiri, niba afite n'ahagiye hazima byibura akajyana n'umwana akagusigira. Reka ni babiri, niyo mpamvu abantu benshi bafasha umuntu agira impuhwe, urumva ukagira n'impuhwe ukazazireka. Yarambabaje, none si iyi ni imyiturano. Uno mubyeyi yarambabaje, wenda ubwo nabaga nagiye ku gasozi, ubu ntiyaburaga abamubwira ati n'ubundi naba umugabo we, naba umugabo uzaba musigire wigendere. Sinamenya gahunda zabo. Naba umugabo ni wowe muteye inda, ni we mwababyaranye. Imyumvire y'abantu ntabwo wayishobora, ariko nyabusa ubu se yabaye watata. Imyumvire y'abantu ntabwo wayishobora, buriya afite abamugiriye inama, ntabwo ari we wigiriye bene iyi nama, ariko yarihemukiye. None se arasiga abana bo batafite iragira n'amezi 4. Iyi ni imigisha. Abana ntubona n'ukuntu ujya no gushakisha n'ayo mata ngo uyabone. Ejo bundi inzu baraba bakwishyuje, ejo bundi abana bawe bagiye gutangira. None urareba atari ibibazo, nasa aragira ngo usare. Si ibibazo, bashaka ko nsara, ariko kubera Imana ntabwo nzasara. Kubera Imana ishobora byose ntabwo nzasara. Gusa ubu ngiye kongera ntagangare nsubire hasi burundu, kuko nta kujya gushaka ibyo ndarira, nta kujya gushaka ibyo nirwa. Abana amashuri agiye gutangira, inzu y'abandi ikeneye kwishyurwa. Ubwo urumva nyine usibye Imana yonyine niyo igomba guca inzira. Ikintu kinababaje, nta n'umuntu ufite usigira aba bana. Wabasigira nde? Niba wayifite n'umuntu uvuga uti reka amasigira aba bana, impinja wazisigira nde? Umbwije ukuri, wazisigira nde? Ninde wakwemerera? Ko ari agahinda gusa. Ni agahinda kujya murandira buri munsi, ndira buri munsi. Ubu ngiye kujya nishyira mu mutuzo, ni karume nayo kujya ngomeza kwiha n'amenyo y'abasetsi. Gusa ngo ndi kwibaza icyo gitekerezo, man n'umuntu wamubabara inama nawe yabaramushutse. Umuntu ni mugari, burya baravuga ngo umuntu ni mugari. None se agiye mu kazi nka wa mugabo we, byibaravuga ati avuga uti ngiye mu kazi gushaka. Wenda yaba agiye mu kazi, wenda yaba yabonye undi mugabo, usibye yuko yaba ari n'igicucu. Agiye kuvuga ngo agiye guhita ajya mu bandi bagabo. Aya se abana bonyine afite. Asize aba bana, nta bangaba bonyine, nta. Nyine baze ku bana bawe ba mbere ubyaye. Nese ubwo yaba agiye kuvunikira iki, agiye kuvunikira iki, ko abana aribo yakabavunikira avuga ati ngiye gushakisha kubera abana. Dore n'ikindi kintu n'ibintu byoroshye kukubwira ati mava Vanessa abamfashije abana ahantu ngiye gushakisha udufaranga biroroshye. Ariko kubyuka mu gitondo ukagenda ni ibibazo. None se mbwiza ukuri, aba bana rwose nta kibazo. Urareba abadukurikira bari batangiye kujya banadufasha, nawe ugashakisha, wenda abantu imitima ntabwo ari imwe, hari n'abandi bari kuzadufasha. Iminsi ikaba yica mu buzima bugakomeza. Basi yabansigira bafite nk'amezi 5 cyangwa umwaka, nta kibazo. Ariko noneho uruhinja rumwe se nyine. Yewe ubu ngubu narumiwe, sinzi byari byo. Hari ibintu bigera, ariko ndarasinziriye. Nguku ndarasinziriye mu nzu. Ubu ngubu ubwo yasinziriye, ubwo iyo baririye rimwe bigenda bite? Ubwo iyo baririye rimwe, ahubwo nanjye nenda kurira. Ntabere mafite ngo ndabacomeka, usibye iyo bebero, umwe agasomaho n'undi agasomaho, ubundi nkabona baratujije ho gake. Amata se barayemeye gake, barayanywa, ariko nubwo bayanywa ntabwo ubona ko abafasheho. Ni none ko mbere kubera ko habaga harimo n'ibere ntibaramenyera. Ntabwo bari bayamenyera ngo bayiyumvemo nkuko bari bameze. Utuntu tw'udukoresho se turacyahari tw'umwana, pampa se zivuye hehe? Zivuye ahagana hehe?
zivuye hehe nyine ko ari ukwibera gutya, ni ukuvuga ngo tubana gutya, unyaye aranyara. Ubwo usibye twadushashi tw'udukashiranje mfite nshyiramo akabindo, twadushashi bita kashiranje, ubu niko mfite, narangiza nkamushyiramo agatambaro ubundi nkamurangira nkafura. None se wabigenza ute se? Ugomba kubikora, ukanabikora wishimye. Hari ikintu bita kwinuba, ntabwo ujya wumva ninuba se. Ninuba iki koko? None se kubu ngubu nyafura batararya, umunsi bariye bwo ntabwo nzajya nyafura. Kereka mfite ubushobozi nkajya ngura izo pampa. Ubu se urambwira ko ubwo bushobozi mbufite, mbukure hehe se? Mbukure kwandi? Hari ibintu umuntu agukorera ukagera ukumva uricujije, kwicuza n'icyatumye unamwakira kuko mu bintu byose wamukoreye ntabwo ari ibyo yakaba yakwica. Ni ibibazo ukavuga ati uyu muntu niyo nza kumwihorera akikomereza, wari kuba wimereye neza, hangana n'ibibazo cyangwa akabaho byinshi cyane. Ariko ibibazo byarandenze. ugiye kubyitwa ibyo bintu byose urabifatanya gute? Urabyitwaramo ubwo nanjye ubwo ndi kubyibaza, sindi kubyumva nyine, ubwo ndi kwibaza. Ibibazo bimaze kundenga, aho bigeze nibyo nakubwiye nti nararize, aho bigeze narihanaguye. None se mbabarira umbwire, nk'ubu mfite ikibazo cyo kujya mbona amata y'aba bana. Litiro ntabwo bayinywa iminsi 2 n'umunsi umwe. Nta firigo mfite ngo nayashyiramo, ni ngombwa kugira ngo bayanywe umunsi umwe. Ejo ngurandi. Urumva iyi nzu turimo twari twarujuje amezi 2, uko twatangiye no kwa gatatu tutarishyura. Gusa tugira nyir'inzu mwiza, yajyaga agenda gakeya kuko yabonaga nabyukaga ngenda, akabazi yuko isaha n'isaha tuzamwishyura. Kandi koko igihe nayaboneraga nahitaga mwishyura. Ubwo mu murima amezi 2, uko ni ukwa gatatu turimo. Kuko yarageze mwakwinjiyemo? Twakwinjiyemo, harimo amezi 2, none hikubisemo no kwa gatatu twinjiyemo, ubwo nabara 3. Ubwo rero umbwire noneho uyu mugore ibintu ankoreye. Ejo bundi naye niboneye akazi ko gukubura mu muhanda. Yego nari kuzajya kugatangira ejo bundi. Ubu se urambwira ngo nzajya gukora ako kazi n'aba bana bikunde bizemera? Ntabwo byakunda. Ambo mbwira rero, abana bagiye gutangira amashuri. Yego ntabwo umwana yimuka nta mafaranga, n'ubundi amafaranga abagomba kugenda. Bafite ari abana 2 bakiri mu mashuri. Ubwo se urambwira ngo ibyo bibazo mbabarira umbwiza ukuri, ubu ngiye gusara byose bikureba uruhu. Ngiye gusara kuko ibintu mfite mu mutwe wanjye ni ibintu byinshi. N'imyaka wari ufite, imyaka nari mfite ntabwo ari yo kurera impinja, urabibona. Ariko ni ukuvuga ngo ubu nyine nongeye nsubiye hasi, ngiye kujya ndeba aba bana. Ubwo usibye Imana yo mu ijuru n'abafana badukurikira, yego usibye kumfasha kunsengera, ugeze icyagira akagira icyamarira, naho ubundi ngiye ku bwanjye ndabona ngiye kuzatoragura amashashi. Urumva ngiye kutoragura amashashi noneho burundu, ariko ndabona noneho kugira ngo ngomeze gukomera birenze ukwemera, birenze umutwe wanjye. Ubu sinzi rwose. Ibibazo byo urabifite? Ibibazo mfite sinzi niba bizashira, niba bizaba ibisubizo, niba bizambera ibisubizo, niba bizambera injyana muntu. Nanjye ubu byaranshanze. Ariko uze kumpa nimero, ngewe nimero nuko ntayifite. Ndashaka guhamagara uriya mama w'aba bana. Telefone wigeze uyigerageza? Naramuhamagaye akanga kuyifata. Ariko ihamagara ikanga yacagamo. Niba n'ubigicamo simbizi. Naramuhamagaye akanga gufata telefone. Cyakoze wenda wowe uze kuzifata, nurangiza uzamuhamagara unyumvire niba byakunda. Kuko nge yaranyihoreye yanciye amazi. Yaranyihoreye rwose. Ushyira ku muruhu ushaje koko. Yaranyihoreye. Twana turabaho nta se nta nyina noneho. Abana baba imfubyi bafite ababyeyi. Ariko bazabaho kubera Imana.
bazabaho kubera Imana, babeho na neza. dore ubu wenda Imana n'impinja nibishaka. bakeneye amata gusa, ejo bundi mu mezi 6 barakenera imfashabere, bakenera iyo biswi, bakenera izo mbuto, bakenera igikoma, bakenera bakenera ibyo birayi binombe, bakenera iki. Izo ni inkono ebyiri. Izo ni inkono ebyiri. Izo nkono ebyiri nzazikurayo nirirwa nkuruza akabuno hano ureba. Nzabikurayo nirirwa nkuruza ikibuno hano mbareba mbateruye. Urumva atari ikibazo mfite. Kwa nkoshonye iyambera umuntu ko yari kuguma aha ngaha, yarangiza nkitangira ako kazi ko mu Yanze muhanda. kuba umwizerwa. Namara gukora akazi ko mu muhanda nkabasha kwishyura inzu y'abandi, nkabasha Kandi byibura kari gari gutanga amafaranga agaragara ku rutarari yabakoreraga. Njya numva ngo batanga menshi, sinyazi neza ariko ngo ni menshi. Uko biri ntabwo Ariko ari uko biri ntabwo ari kimwe no kwirirwa. Ariko ubwo karako ku kwezi. Karako ku kwezi. Mu gihe ukwezi kutarashira. Karako ku kwezi nyine ubwo ngubwo ni hahandi iyo maze igihe ahantu. Hari igihe ujya muri butike ukikopesha n'ubundi ya mafaranga akazaza wishyura. Ubwo wagira tombora hagasigara nk'ay'inzu. Ko ntabwo wakwikopesha mpaka ngo wibagirwe ko ugomba kwishyura. Ntabwo biba. Imana yonyine niyo Rero yagira ikikora. Usibye Imana yonyine ikwiye kugira Igakoresha abantu bayo. Igakoresha n'abavandimwe badukurikirana, ikabanyerekezaho rwose bakandeba bakandengera. Ngiye gutanga itangazo. Umuntu uzagira ahantu abona uriya mu mama azamufata ahamagare, nanjye ngahamagare polisi, azamufata nyine atumenyesha, kuko ndakeka uko biri kose ari muri Kigali, ntagiye mu cyaro, kuko nawe n'umusonga n'ababyeyi agira uretse mukuru we nawe numvise ufitiye urugo nawe wanze ko ntabwo wajya mu uko biri kose agiye nawe gusererera inaha muri Kigali. Mwabantu mwe mudukurikiye, wabona ahanyuze, wabona umuntu uzamubona uwo ari we wese azafate telefone amamagare, kuko birarenze kuko umuntu buriya uzi n'ubuzima ubamubwire. Ubundi baravuga ngo umuntu yagiye kugise akacyumva kereka nimba abantu bamusutse baramuhemukiye, akacyumva ubundi niyo umugabo agiye ugwa ku bana baramuhemuzima, wenda barabatayeguwe ariko nta muntu sinekereza ko iki kiba cyakuri ugata abana bawe, umwana wamuhemukiye. Hari abantu hari igihe ugira inshuti mbi, ni inshuti mbi wamugiriye inama yaramuhemukiye. Hari igihe ugira inshuti mbi ugasanga zikugiriye inama zikuroha, aho kukubwira ibyubaka ahubwo bakakubwira ibisenya. Nicyo kintu cyabayeho. Ariko nawe ntavuga ati se nimbikora bizarangira bite se ubutaha rwose. Aho ari hose Imana ishatse yamugarura agafata aba bana, tukabaho nk'uko twari tubayeho, tukabaho mu buzima bwacu ntawe utwinjirira, ntawe umenya ibyacu, ariko arampemukiye. Mavane kankubwire rero tugiye gukora ihangane, sibyo ndahari ndakurebera utubibero tubiri kubera yuko n'uwayintejeje nawe nawe natangiye kumva avuga ngo arayikeneye. Bibero ntagihenda ntabwo nzi uko igura, byo sinari nkibirimo. Nzatukuzanira n'ingaruka bibero ubwo nizajya mbona icyo kubaha nzajya mbaha. Ndabona iherezo kizaboneka mu izina rya Yesu, n'abana bakicwa n'inzara. Ngiye kugushakira utubibero, noneho ubwo ikindi ku kijyanye n'amata turaza kureba nyine ubwo igishoboka. n'abantu mudukurikiye mwa bantu mwe, hari igihe wenda umuntu akavuga ati na yanyu, ariko uyu mubyeyi akeneye mbega ibibazo mpura nabyo mu bijyanye n'abana nyine, kugira ngo muri kubyumva ko ku mpande zombi nyine ni bibi cyane kurenza uko turi no kubivuga. Twe turabyumva, kuko njye ntabwo nabyumva nkuko wameze, kuko njyewe ngiye kuva hano ntahe, we nijoro niwe uzi ijoro arara. Murabizi ukuntu abana nijoro ntibakunda gusinzira, no babiri niwe uzi uburyara yicaye. gusinzira atari kumwe na nyina ngo yumve ibere, ari gukurura ibere. Kurya biragora. Ndara nicaye guhera nijoro, ndara nicaye nkageza mu gitondo. Nabanye sinakoma ngo badapfa gusinzira, umwe yasinzira ndara nicaye nkageza mu gitondo. Ubwo iyo ngize Imana bakihengekaho gato mbasha gucisha n'uwo mwe no kwisa. Hari n'igihe ndira ku isahani itogesha kubera kundushya.
reka imyenda y'ubu ngubu sinzi ko nzongera no kujya mfura umwenda. Imana umunsi izaguhemba izagukubira. Izangubire ni ukuri kuko uyu ni umugisha. Kano kanya ni umuruho ariko umugisha ni ugutegereje. Nta kintu kibi nigeze nkora. N'abantu mwe rero umuntu wese wagira ikintu umutima we wamubwira gukora rwose. Mama Vanessa wamushaka kuri WhatsApp kuko ntayafite yazamvugisha nkaza kumureba bakavugana cyangwa haba hari n'ubutumwa ashaka kumuhaka rwose mbumugezaho. Naho ubundi ntabwo bimeze neza ko muri kubibona. Reka tumureke, ndabona n'umwana asinziriye, umuryamishe nawe asinzire. Ubu n'undi arenda kubyuka. Ubu ndagiye gukanguka ubwo yasinziriye. Ese ubasha kubatandukanya? Barasimburana. Kubatandukanya urabamenye? Ndabamenye. Uwo ninde ni buto? Uyu nguyu ni gakuru. Warabamenye? Sinabamenye. Ntabwo wapfa kubamenya kuko mutabana, ariko uyu ni gakuru. Reka dusoreze hano, ibindi Imana ibidufashemo, ifasha Mama Vanessa natwe dushoboye tubone uburyo bwo kumufasha naho